se urashaka kumbita wowe ubwo se ko buri kimwe cyawe nakize wa mugome we noneho nkubita nkubita nyine ngaho nkubita noneho nkubita nakwizaniye ngenda mfatira n'umwana kwikubita kubona navuga ugira ngo nakinutse sibyo uzi ko ntazi ububi bwawe uzi ko ntazi uburaya bwawe mbere nasanze gufungura inkweto ndabyihangana ibyo bintu twarabipfuye ese ubundi uyu musaba neza udashatse kumufata ku ngufu ngo njyewe akundi ko abagabo mutanyurwa wamburanye njyewe ukasimfata ku ngufu yindese ngo Lucas reka kwijijisha ndeba mu maso turebane aricyo nagukoreye ibi ni ko ntawe aricyo naguhaye ntabwo ibi mvuga ntabwo mbyumva urumva Ana ese ubundi abagabo ko mutanyurwa ni iki wabonye muri Sharon nafite ko njyewe na Sharon mama yake na mama uretse ko yabimbwiye nk'ikaragasa nkavuga nti ntabwo nshobora kwemera ko umugabo wanjye yabikora ariko siko nyabikora inda y'abaki ariko ntihagazeho Sharon mwereka yuko ibyo bintu utabikora mubwira ko umwihaberaho ndamubwira ngo umugabo wanjye ntiyabikora ariko warabikoze ndakuzi wemeye kumumanika amaguru imbere ukajya kumwemera ngo gukuremo inkweto ni nako wagiye kumuparamira wakiraya we nimara kurangana ubu utacyafitemo akantu k'umuntu gakeya uko winjiye muri iyi nzu uko winjiye stop listen to me wabivuze ukuri ngo umugabo ntiyabikora kuko ntiyabikora kereka mufite ukuri kwanjye kuri mu mutima wanjye Sharon ntabwo nigeze nanamutekereza mu rusange bifate gutyo niko kuri kwanjye sinakuramo ikintu kikurimo ariko ndarahiye sinzi nanamutekereza mu rusange bihakana umukobwa bimbwiye kuri Sharon agira ngo nibura anyumvishe uburaya bwawe ubu se ko rubashije kuba yabimbwira Shahi wumvisha amabwire uburenganzira no guhana amafaranga njye no kugira ngo wirirwe mu ndaya iyaba waruzi uzi umuntu Sharon ari indaya iyaba waruzi ibyo nazi ntabwo nshaka kubimenya ubwo ndabizi ugiye kumbwira ngo wowe na runaka mwarahuye avuze ari wagenda ukagenda ugasambana n'ibigore 30 ntazi aho kugira ngo ushake gufata inshuti yanjye ku ngufu ndaka nindamuka mfashe umwanzuro wo kurakara ntabwo aya majwi uzongera kuyabona mu maso yanjye uriko niba ariko ubundi kubatse ububitse urwo ruhende rwawe uri guhera uri gushakisha aho yarumbeshye okay Sharon yakoze Sharon kuko ushaka kunsenyera Sharon avuze ati Sharon koko kuki wamvuyemo nuvuga ngo arashaka kugusenyera kuri wowe ushaka kurusenya ariko areke ntabwo umva do nzakwizingurizaho nk'umukandara uri kwibeshya iyo ubonye umaze gutukura icyo wisigaye ukirusha ikinyabwoya wibuka ukuntu winjiye ahangaha wibuka uburyo nakwakiriye wibuke ko ugiye nta kintu naguhishe wibuke ko ntacyo nagukinze Lucas wibuka amagambo twavuganye njye nawe sibyo akundi kuki wabikoze basi wansabye imbabazi kutazongera Lucas wambabarira basi ukansaba imbabazi kutazabyongera ni ukuri nakubabarira ntabwo nigeze nifuza kurizwa n'umugabo nizaniye numva kuko kwizana ntihereye ubuzima tuzabana neza tuzubahana
umugabo n'umwana wundi. Aguwe n'izo gitabo umva ukora muri kino gitabo cyonyine ukuntu ruremereye urandusha aho ubona uzakirangiza nzagisoma mpaka none ukuntu ari dutonya n'ukuntu ari kurira ngo urwara amaso kandi ukadusoma nibyo bintangaza kura rero ikintu nzi Imana yampaye kizima ni amaso uzi ko ukuntu ari dutoya gutya ariko ngenda dusoma rwose uranabishoboye urabona na rinete wapi Imana izanazinsindira amen Mana we shakira ryoshye ariko ndakigutuye igitabo hano hantu umufatiye nose ntaba harakayaga ntakunda nawe ari wowe ingereka rero ni mu byumba ninde uri mu byumba ni Naira ninde uri mu gikoni ari mu mireti no mu Naira akora mwana ubundi kurya cyane no kunywa bikuye he ko nge ntabigize na soko nzi ko atajya gakunda kuryagagura nkawe ahubwo uvuze papa uranze ariko se ubundi bikankubaze mwana Uzira ari hehe ndumva mama Uzira asigaye afite akazi muri no minsi kenshi ibaza ko asigaye abyuka agenda agataha nijoro umva atahananiwe nase ndabiyobewe ko agafite ubwo niyo makuru ushaka kumva ndabiyobewe ko Uzira afite akazi no muri no minsi ibaza ahantu nanjye mbibona suzi ko ubundi najya mbona akananirwa nsigaye mbona ko atahananiwe pe ibyo bigatuma neza pe ntanaze no mu cyumba igihe atahiye buriya rero umwihoresha aho nzamufatira nihorere kwanza ndaza kumucunga nijoro ndaza kumucunga nimugoroba nataha ntari bunkire ndamubaza ukuntu tumara iminsi ingana gutya ntarakubitana nawe amaso ku yandi ibyo ni ibyawe n'imfura yawe ngereka nkubaza ahubwo ubundi ngo iki ngo ugire gute ariko se ko numva ushaka kumpata utundi tubazo twinshi ahubwo ngereka maze nkugire icyo nkwibariza mbere yo kumpata utwo tuntu twose bwira ntashira uragira ugeze aho ngaho shebi wa mwana waje kureba hari ejo bundi se no gusa mbona ari muto ubanza unamuruta none se mbwira nta makuru waba ufite mashyashya ntazi reka umukobwa aganira na nyina we ningira ikintu ngera niwe muntu wa mbere nzabibwira ahubwo njye mama njye buri gihe nshaka kubaza ibibazo bitujyana mu tuntu twinshi ugatuma hari ibibazo nakubaza ko se bitebya rero utangiye gukura utunwa gutyo ukambije agahanga maze utangiye kwitekesha ahubwo mama njye mbabarira umbwira amakuru ya papa mbwira ngo yari mu ntoki yishwe n'iki yarabaye hate nanjye mumenye njye ntago umuha kuko se mama mbwira umva nawe genda muzuzanira amazi yo kunywa ubundi zo subiza ikibazo ujyanira n'iki gitabo Mana yo mu ijuru noneho bindangiriyeho ubusaba abana kuko nzaheraho mbabwira ko ari jye wicishije papa wabo
ayiwe ubu se nibabimenya bazamfata nk'iki? Aho Mana wambwiye icyo gukora koko, nukuri nciye bugufi Uwiteka Imana, mbwira icyo gukora papa, umutima wanjye urarushye. Mama akira mama. Mama urankanze nizo kuyamenya yose. Yewe Ndahukanze kandi twari turi kuvugana. Nise ubu ngenda ajya kuzana ndugura nkoye. umutima uvuyemo neza ariko Akira ngaho nko umbwire. Byihorere buretse umutima wanjye utuze. Utuze? Yego urankanze pe. Watuje? Ngaho mama mbwire. Uretse yewe gira hariya uncura umwuka, gira hariya. Mama ngambwira rero amakuru ya papa. Mbwira. Umutima uvuyemo kuko pe. Mama Mbabarira ibibazo byawe bya hato na hato nabyo ushaka. nonse ngenda Nkuyemo umutima gendera. ngeze n'injugu kwe agose kuki udashaka kumbwira ntabwo njye bishoboye kubisubiza. kandi mama njye n'ubundi uzabimbwira ubundi se kuki njye ndashaka ko mbimenya ugomba kubimbwira yewe mama. Alô. Sharon, ndakubaza ikibazo kimwe. Uransubiza? Sharon. Ukunze ko inshuti y'umugore wanjye njye nshaka iki? Ndi inshuti yawe? Oya ambwira amabere ndishe. Sorry ntabwo dukana. Umva njye narezwe. Sharon uranyumva? Nkubaze kandi unsubize neza.
ubundi umuryango wanjye ushaka subiza hamwe izo wanguriye se ntabwo nanyweye usubiza mu rugo umva nawe nkurahe ngende mu rugo iwanjye uranyuma ngo iki ngo umusange uri kunsubiza ibyo ntumva ndagukubye iki asinze cyangwa bakasi wasinze ruka wasinze oya ntabwo byakubaho Lucas naje Sharon umeze neza Lucas umeze neza naje ngo tuganire umbaze byabazo bashaka kumbaza ngiye nganira na Sharon ntuhaza gake nta kibazo kikise habaye iki habaye iki umuhamagaye umbwire nabi habaye iki njye naguhamagaye oya naguhamagaye njyewe naguhamagaye kabisa wasinze wari kumbwira uri umuhamagaye umbwira ngo nzi nk'uri kunshaka uri umuhamagaye umbwira ngo nzi nk'uri kunshaka uramumbuye njye Lucas nguhamagara niko ngurankumbuye siko warumbwiye byibuke niko warumbwiye none ntabwo ndi kuguhambaye ntabwo ushobora kuvuga ariko mpambaho ushaka kunjyana ntaho nshaka yuko mujyana kuruhuka siriya uri gukora ibiki ndi kugusuhuza ahubwo ni nagusuhuje se nshuje gutya wongera usuhuza iyo nsuhuzo yawe rero ni ubwa mbere nyumvise kuba navuga si nziza mbizi ni nziza shiri Ana ari Ana ntabwo ari na Sonia namutumye turi twenyine ahubwo bari danje reka mutware kuryama uruhuke uranshobora hano uranshobora yego ndagushobora uranterura yego shiri ngo anterura turebe ufite imbaraga we njye mfite imbaraga we yego ndabizi ko uzifite tujya kuruhuka